Hari ku manywa mu isoko rinini ryo mu mujyi, ubuzima bwari bukomeje nk'ibisanzwe, abacuruzi basakuza bahamagara abakiriya, abadamu baganira, abana biruka hirya no hino, n'abantu batandukanye bagenda bashaka ibyo bagura. Mu mpande zose z'isoko hari ameza yuzuyeho imboga, imbuto, ibirayi, inyanya n'ibindi byinshi. Aho hose hari urusaku, hari urujya n'uruza. Ariko hagati y'abagurishaga bafata inyungu n'abaguraga ibyo bashaka mu yo bakoreye, hari harimo umuntu umwe gusa. Ubuzima bwe bwari butandukanye n'ubw'abandi bose bari aho. Yari umukobwa ukiri muto wari wambaye imyenda ishaje. Mu mugongo yari ahetse umwana muto cyane w'amezi make. Uwo mwana ntiyari ari kurira cyane kuko yari yamaze gucika intege kubera inzara. Uwo mukobwa yitwaga Rameyi. Yari amaze iminsi 2 nta kintu gifatika arya. Ariko icyamubazaga kurushaho si inzara ye bwite, yari inzara y'umwana yari ahetse. Yagendaga mu isoko buhoro buhoro, amaso yareba kuri buri meza, areba imbuto, buri mugati, mbese areba buri kintu cyose cyari kiriho kiribwa. Umutima we wari urimo igitekerezo kimwe gusa, yibwira ati niki nabona naho uyu mwana akarya. Yegera umugore wari ufite ameza y'imbuto, hariho ibitoki n'imineke myiza isa neza kandi ihumura neza. Yayegereye buhoro avuga mu ijwi rito rifite impuhwe nyinshi ati, mabuja mwampaye akaneke kamwe ngaho umwana, ni ukuri umwana arashonje kandi nabuze icyo muha. Uwo mugore yamurebye kuva ku mutwe kugera ku birenge, areba imyenda ye, areba umwana ahetse, maze ahita ahindura isura amwirukana atanamwumvise neza ati genda va hano, nitugaburira abasabiriza hano mu isoko. Rameyi ntiyigeze amusubiza, yakomeje ku yandi meza. Yagerageje no ku wundi mucuruzi ariko nawe amwirukana nabi. Yaramubwiye ati umwana si uwawe, genda ujye gushakira ahandi, ntidushobora kugira ibihombo ngo tugire n'ibyo gusesagura mu basabirizi. Yagiye akomeza kuzenguruka ariko amahirwe yose yabonaga yarangiye. Abantu bose bamubonaga nk'umuntu udafite agaciro. Hari n'abamusekaga, abandi bakamubwira amagambo amubabaza kurushaho. Umwana ku mugongo we yatangiye kunanirwa, yasaga n'uwacitse intege burundu. Rameyi yumvise umutima ugiye kumeneka. Yihagazeho gato afata umwana mu ntoki, amureba mu maso, aramwongorera ati ihangane mwana wanjye, ndashaka uko wabona icyo urya. Ariko mu mutima we yarazi ko ibintu byarangiye. Mu kanya gato amaso yakubise ku meza y'umugabo wari ufite imineke myinshi. Uwo mugabo adahari, nta muntu uri hafi yaho cyane. Yahagaze gato aratekereza, aribwira ati hagati yo kubona umwana wanjye yicwa n'inzara cyangwa gukora icyaha mpitemo iki. Umutima we watangiye gutera cyane. Yarebye umwana we, abona amaso yasa n'abuze imbaraga zo kureba. Yarebye ku meza buhoro, akura akaneke kamwe ku meza agashyira mu mwenda vuba, ariko ntiyigeze abasha kugenda. Akihubika yumvise ijwi rikomeye inyuma ye riti wa mujura we. Uwo mugabo yahise amufata ku kuboko aramukurura ati uri kunyura imbere y'aba bantu bose mu isoko koko? Rameyi yahise agira ubwoba bwinshi ku buryo bukomeye, aratangira ati oya ndabinginze, si uko ndi umujura, ni uko umwana yarashonje kandi n'amafaranga afite yo kumugurira umuneke. Ariko nta n'umwe wigeze amwumva. Mu kanya gato abantu batangiye kumuzenguruka basakuza bati ni umujura, abandi bati mumukubite, hari n'abavugaga bati aba nibo baduteza ibibazo. Rameyi yahise atangira gukubitwa, inkoni, imigeri, inshyi byose byamuhuriyeho icyarimwe. Rameyi yabonye batitaye ku mwana, amushyira hasi amwicara iruhande, bakomeza kumukubita warinda ko bamukorera ku mwana. Yaravuze ati umwana ntimumukubite, ndabinginze, umwana arashonje. Ariko nabwo nta muntu wigeze amwumva, ahubwo wa muneke waramucitse barawukandagira. Yakubiswe ku buryo bukabije, umwana we wari hasi yatangiye kurira buhoro buhoro mu ijwi rito cyane ryasaga n'irisaba ubufasha. Ariko mu bantu bose bari aho nta n'umwe amwitayeho. Rameyi yarariraga ariko atari kurira kubera ububabare bwe gusa, ahubwo yarariraga kubera uwo mwana, avuga ati ndabinginze mumbabarire. Ariko amagambo ye yabaga ameze nk'ari kugwa mu matwi y'abadashaka kumva n'ubundi. Mu gihe ibintu byari bikomeje kuba bibi, imodoka nziza cyane yahise ihagarara hafi y'isoko. Abantu bamwe bose bahindukira barayireba. Umusore wari yitwaye yarebye aho abantu bari bateraniye, abona umugore wari gukubitwa nabi. Yahise afungura imodoka vuba arasohoka. Yageze hafi yabo avuga asakuza ati mumurekeraho. Abantu bose bahise bahindukira bagira ubwoba, banakeka ko yaba ari umuyobozi. Yabonye Rameyi aryamye hasi, amaraso make yavuye ku munwa, umwana ari ku ruhande arira mu ijwi rito. Umutima wese utera cyane. Uwo yatambutse yihuta asunika abantu asakuza ati muri inyamaswa cyangwa muri abadayimoni, koko ubu ntimubona ibyo muri gukora, gukubita umubyeyi ufite umwana muto gutya koko? Ntihageze n'umwe umusubiza, gusa bamwe barajururaga akabyumva bavuga bati yewe azize umuneke, none nabo barawukandagiye. Uwo musore yahise amenya ko yibye umuneke, ariko nawo ntabashe kuwuha umwana bari bawukandagiye. Ijwi rye rikimara kumvikana, urusaku rwo mu isoko rwaracecetse. Abantu bose bari bamaze akanya bakubita Rameyi, bahise basubira inyuma buhoro buhoro, bamwe bose n'abagize ipfunwe, abandi bigira nk'abatabizi. Uwo musore ntiyongeye kubitaho, yafashe inoti ya 2 ayinagira uwo mugabo bavuga ko Rameyi yibye umuneke. Nawe nta n'isoni yari yatoraguye. Uwo musore yari ahugiye kuri Rameyi wari uryamye hasi, umubiri uriho ibikomere, isura yuzuye amarira n'ivumbi. Yunamye hasi amukoraho. Rameyi yafunguye amaso gahora aramureba, bwa mbere amaso yabo arahura. Mu maso h'uwo musore hari huzuye uburakari, yari afite abamukubitaga, ariko hari n'impuhwe yari afite uwo mubyeyi n'umwana we.
Mu maso Harame hari huzuye agahinda, bigaragara ko afite ububabare, ariko hari n'icyizere gito cyane cyari kigarutse kuko yaratabawe. Byari nk'aho ari kurota. Yarebye uwo musore, amaso yuzuye urujijo, agerageza kuvuga ariko ijwi rirabura. Umusore yongeye kuvuga, aramubwira ati haguruka, ntacyo uraba. Yamufashe buhoro yitonze, aramwegura, amwicaza neza. Yamusabye gufata umwana we agahaguruka bakagenda. Rame nawe biba nko korosora wabyukaga. Uwo musore yise ari uwo mwana, ubona ukuntu arimo kurira buhoro, amaso yijimye kubera inzara n'umunaniro, yumva umutima wacitse intege. Uwo musore ntiyongeye kubaza byinshi ako kanya. Yahise ahaguruka areba abantu bari bagikikije aho hantu. Abantu bamwe bose batangira gutatana, abandi bagenda bongorerana. Yarebye Rame aramubwira ati ngwino, ntitwakomeza kuguma hano. Rame yarebaga hirya no hino, asa n'utinya ko hari uwaza kongera kumukubita. Umusore yamufashe ukuboko amujyana ku modoka. Iyo modoka yari nziza cyane. Rame ntiyari yarigeze yegera imodoka nkayo mu buzima bwe. Yari isukuye, ifite impumuro nziza, igaragara nk'iy'umuntu uzi icyo ubuzima bwiza ari cyo. Rame yahagaze agatara yireba, asa n'utinya kuyegera, ariko uwo musore yamubwiye mu ijwi rituje ati wigira ubwoba. Yakinguye urugi amufasha kwinjira. Rame yinjiye buhoro buhoro, afashe umwana nawe neza, amwicaza ku bibero bye. Uwo mwana namaze gutuza gato, ariko yari agifite intege nke. Uwo musore nawe yarinjiye, aricara, arakinga, yatsa imodoka. Mu modoka nta n'umwe wavugaga, havugaga umutima wa Rame wateraga cyane, n'ijwi ry'imodoka yagendaga gahoro. Nyuma y'akanya gato, uwo musore yahindukira amubaza ati niki cyatumye ugeraho wiba imbere y'abantu bose? Ijwi rye ntiryari ririmo uburakari, ahubwo ryari ririmo amatsiko n'impuhwe. Rame yongeye kurira, ahanagura amarira, aramubwira ati nanjye sinashakaga kwiba. Yarekeye aho kuvuga, areba umwana nawe amuhobera cyane nk'uri gusaba imbabazi, arongera ati umwana yari agiye gupfa azize inzara. Ijwi rye ryari ritangiye kugenda ricika intege, arakomeza ati maze iminsi 2 ntacyo ndya, ariko ibyo sibyo byari binteye ubwoba, ahubwo nuko we atarakibasha no kurira ngo ijwi risohoke kubera inzara. Nibwo nahisemo gufata umuneke. Nari nzi neza ko bashobora kunkubita, ariko sinari kubyihanganira kureba umwana mpfiraho. Uwo musore yarebye uwo mwana neza, mubonamo intege nke. Yarindukiye areba Rame nanone, aramubaza atutuye he? Rame yasubije atuje nawe, asa n'ufite isoni ati ni hafi aha, ariko se hafi cyane. Umusore ati none se iwanyu? Nawe ati yego. Undi ati ntabwo baha ibyo kurya se wowe n'umwana wawe? Umukobwa ati bampaye icyumba mu rugo mu gikoni ngo mbeho njyenyine, ariko rwose ntabwo banyitaho. Uwo musore yahise yumva ko hari ikindi kintu kidasanzwe muri iyo nkuru, aramubaza ati umuryango wawe ni wowe wabikoze? Ni wowe waguhayeho kuba ntibakwiteho? Rame yahise aceceka gato, arakorora, aramubwira ati baranyanze. Uwo musore nahise amubaza byinshi. Yaramaze kumva ko hari inkuru ndende iri inyuma y'ibyo yarabonye. Yarebye imbere gato aratekereza, hanyuma aravuga ati reka tubanze tujye ahantu urabasha kuruhukira wowe n'umwana wawe. Nta muntu ukwiriye gukubitwa azira kugaburira umwana. Rame yahise aceceka, amarira atangira kongera kumanuka ku matama, ariko noneho ntiyari ay'uburibwe gusa, ahubwo yari n'amarira y'icyizere. Yarabonye umuntu umwitayeho. Imodoka yakomeje kugenda. Rame yari yicaye afite umwana, umutima wuzuye ubwoba, gushidikanya, afite n'icyizere gito cyane cyari gitangiye kumuzamo. Imodoka yari igeze ahantu hatuje kuri rusaku rw'isoko. Uwo musore yinjije mu mbuga y'inzu ye, ahantu hasukuye, hatuje, atandukanye cyane naho Rame yari amaze gukubitirwa. Yafunguye urugi aramubwira ati ngwino ubanze winjire uruhoke. Rame yasohotse mu modoka yitonze, afashe umwana we neza, amaso yazenguruka aho hantu hose. Byari nk'inzozi kuri we. Yinjiyemo ahabwa intebe yo kwicaramo, ariko niyumvaga neza byo kwicaramo. Yari yahahamutse, ari gutinya ko no muri iyo nzu hari umuntu waza akamusohoramo, nk'uko byari bisanzwe bimugendekera, kuko yisangaga ahantu henshi umwana yarira bakaba bamusohora ako kanya. Uwo musore yahise ajya kuzana amazi n'utuntu duke two kurya. Yabishyize imbere ye, aramubwira ati banza urye n'umwana umugaburire. Rame ntiyigeze atinda, yafashe ibiryo agaburira umwana mbere, hanyuma nawe atangira kurya gahoro gahoro, ariko amarira akomeza kumuzenga mu maso. Umusore yamwitegereza agatuje, nta jambo avuga. Yabonaga ko ibyo yari arimo atari ukurya gusa, ahubwo akabona ari umuntu uri kugarura ubuzima. Hashize akanya, umwana amaze gutuza gato, Rame yariruhukije. Uwo musore yicaye imbere ye, aramubaza ati none se umwana afite se? Rame yahise aceceka. Iryo jambo ryatumye atekereza ku mateka yari yarahishe igihe kirekire. Yarunamye areba hasi, afata umwana neza mu gituza cye, nk'uri kwitegura kuvuga ibintu bikomeye cyane. Ati ntibyoroshye kubivuga. Umusore atuje ati mbwira, ariko niba bikomeye ntiwabivugaho? Nabyo nta kibazo. Rame yikije umutima cyane, aratangira ati uyu mwana si uwanjye. Umusore yahise amureba vuba atunguwe. Rame yarakomeje, amarira yongera kuza, aramubwira ati nari mfite inshuti, twabanaga mu mujyi, twari tubayeho ubuzima busanzwe. Umusore ati hanyuma? Nawe ati yari umukobwa tungana, twafashanyaga tukaganira ku buryo numvaga ari nk'umuvandimwe wanjye tuvukana, ariko hari umunsi ibintu byahindutse.
Umusore ntiyigeze amuca mu ijambo, yari yicaye ateze amatwi, umutima witeguye kwakira inkuru itari isanzwe yari agiye kumva. Rame yarakomeje ati yatangiye kugenda ahinduka. Hari ibintu atambwiraga, akajya aceceka, akagenda nijoro, akagaruka amajoro, akagaruka atandukanye n'uko yagiye. Umunsi umwe yandebye mu maso ambwira ko atwite. Rame yatuje gato, akomeza kumusobanurira ukuntu byagenze. Inshuti ye yatwaye inda mu buryo butateguwe. Umusore wamuteye inda aramwihakana, amubwira ko atakwemera ko babyarana, amubwira ko nta ruhare yagize mu gutwita kwe. Icyo gihe ubwoba bwaramurenze. Uwo mukobwa arakiri muto, nta bushobozi afite, nta n'umuntu wamufasha, bituma atangira gutekereza inzira mbi zo gukuramo iyo nda. Yagerageje inshuro nyinshi kuyikuramo mu buryo butizewe, anywa imiti itazwi, akoresha uburyo bushobora no kumuhitana, ariko inda yanga kuvamo. Rame yarabibonaga, akamubwira kenshi ati ireka uwo mwana avuke, niba utamushaka waza mu nda umuntu uzamwitaho, ariko ntumwice. Yakomeje kujya amwinginga, amubwira ko ubuzima bw'umwana bufite agaciro, ko nta cyatuma kwica umwere biba igisubizo. Ariko ko iminsi yicumaga, niko uwo mukobwa yarushagaho kwiheba no kubona iyo nda ari umuvumo. Igihe cyo kubyara kigeze, yabikoze nk'udafite umutima. Yabyariye mu bwihisho, nta muntu umuri hafi, maze gufata uwo mwana agamwiteho, ajya kumuta mu musarani wari utagikoreshwa, yizeye ko ubuzima bwe burangiriraho. Rame yakomeje gusobanurira umusore ati yaraje ambwira ko yabyaye umwana akamuta, kuko ngo yatwaye inda mu ibanga, akagerageza kuyikuramo bikanga, bikora mu ibanga, akemera kuyitwita nta muntu ubizi, nabwo akabikora mu ibanga. Rero ko umwana akivuka amutaye muri tuwarete mu ibanga, kuko ngo atamushakaga. Uwo musore yahise yumva umutima uhagaze gato. Rame yarakomeje ati nabanje kubyita imikino, ntekereza ko ari ugusetsa, ko ari gutera urwenya, ariko nitegereje neza nanjye mbona ko yabyaye koko. Umwana yari yamaze kumuta, yari yamaze kubikora. Umusore yaratunguwe bikomeye, ahaguruka mu ntebe, yivuga mu izina ati dino naragenze ndabona mu musarane koko. Rame yarikirije ati nibyo, ariko umusarane ni wakoreshwaga, wari warasenyutse, nta mwanda wari urimo, wari umwobo gusa. Yaje ansanga ambwira ko yabikoze, ambwira ngo ntimuvemo, ngo umwana tumwibagirwe, ariko njye sinashoboraga kubyemera. Mu gihe arakomeje kumubarira inkuru, Rame yafashe umwana cyane aramuhobera, arakomeza ati ako kanya nagiye kumurega. Nahise ntabaza cyane, mvuga ko Mina ataye umwana mu musarani. Abantu baraje baramanuka, basanga umwana akiri muzima. Dino yahise atungurwa kurushaho, aramubaza ati yarakiri muzima koko? Rame yamwitegereje, amarira atemba ku matama ati yarari kurira buhoro, nta n'imbaraga zisigaye. Igitangaje nuko atari yanakomeretse, kuko yamurekuye ari mu myenda myinshi. Dino yarebaga Rame nk'ureba umuntu udasanzwe, aramubaza ati bansumbwire uwo mukobwa Mina byamugendekeye bite nyuma yaho? Yaramusobanuriye. Mina akimara kubona ko Rame yadacecetse ahubwo akajya gutabaza abantu, umutima wese wuzura ubwoba. Yagerageje guhunga, yiruka ava ahari ashaka gucika mbere yuko hafatwa umwanzuro ku byo yari amaze gukora, ariko ntiyabashije kugera kure. Abari hafi aho bumvise urusaku n'amagambo yarameye, bahise batangira kumwirukaho bamubuza gukomeza. Yari afite ubwoba bwinshi, ararira asaba imbabazi, ariko byari byarenze. Polisi nayo yahise ihagera, iza vuba isanga uwo mwana akiri muzima, nubwo arameze nabi cyane. Ihita itwara Mina wari wakoze iryo shyano, umwana bamujyana kwa muganga. Rame nawe yatanze ubuhamya bw'ibyabaye byose, asobanura ko inshuti yari yaragerageje kenshi gukuramo inda bikanga, nuko yari amaze kubyara agahitamo kumuta mu musarani. Ibyaha byamurekwaga byari bikomeye cyane, kuko byari bigamije guhitana ubuzima bw'umwana utagira kivurira. Nyuma yo gukurikiranwa mu butabera, urukiko rwamukatiye igihano cyo gufunga imyaka itari mike, rushingiye ku kuba yaragerageje kwica umwana ariko agasangwa akiri muzima. Kuba yarakiri muzima niko kamurokoye, kagatuma imyaka itaba iya burundu. Yajyanywe muri gereza atarongera kugira icyo avuga, asize inyuma inkuru ibabaje cyane, ndetse n'umwana wari urokotse urupfu kubw'amahirwe n'ubutwari bwa Rame. Rame yarakomeje ati ariko njye nahise mfata uwo mwana, sinari mfite icyo gutekereza, nta n'ubushobozi nari mfite, ariko umutima wanjye ntiwanyemereraga kumusiga, cyane ko uwo mukobwa nubwo yari yarigize atyo, yari imfubyi ku babyeyi bombi. Ndi kubivuga nk'aho yasubiranye ababyeyi, na n'ubu aracyari imfubyi ku babyeyi bose. Mbere y'uko ibyo byose biba, Rame n'uwo mukobwa Mina wataye umwana bari inshuti zikomeye cyane, zahuye kuva kera bakiri ku ishuri. Bari bariganye, basangira byinshi, ndetse buri umwe agirira undi icyizere gikomeye, ku buryo buri wese yumvaga undi ari nk'umuvandimwe we. Nyuma yo kurangiza amasomo, uwo mukobwa niwe wabonye akazi imbere, ajya mu mujyi, aza no kumenyera ubuzima bwaho. Ntiyigeze yibagirwa Rame, kuko yamuhamagaye amusaba ko nawe yaza akamurangira aho akorera, ndetse akanamushakira akazi, akamushakira aho kuba, bakaba bari kubana. Rame yarahageze, babana mu nzu imwe, barakorana, bagasangira ubuzima bwa buri munsi nk'abantu babanye igihe kinini. Igihe Mina amubwira ko yasamye inda, Rame ntiyamuciriye urubanza, ahubwo yamubaye hafi, amugira inama, aramwihanganisha, amwumvisha ko ubuzima bugomba gukomeza.
Nubwo nyuma yakoze icyaha gikomeye cyo gushaka kwica umwana, Rami ntiyigeze abasha kumwibagirwa nk'inshuti ye, ahubwo byatumye yumva ko umwana azamurera nk'uwe. Nyuma y'icyo gikorwa gikomeye cyo gutabara uwo mwana no gutuma nyina afatwa agashyikirizwa ubutabera, Rami yumvaga yakoze igikorwa gikwiriye cyo gukiza ubuzima bw'umwana utari ufite kivurira. Ariko uko iminsi yicumaga niko yatangiye kubona ingaruka ziremereye z'icyemezo yafashe. Aho yakoraga mu ruganda rw'isabune, inkuru yarakwirakwiriye. Abakozi bagenzi be batangiye kumureba ukundi, bamwe bakamubonamo umuntu uzana ibibazo mu kazi kuko umwana yabaga arira kenshi amuha amata buri kanya. Abandi bakavuga ko yivanga mu buzima bw'abandi, ko atarakwiriye gutabariza Amina. Ubwo ariko ni abagira imitima mibi cyane. Nubwo hari abamushimaga mu mitima yabo, nta n'umwe wabimugaragarizaga ku mugaragaro, kuko nabo barambirwaga amarira y'umwana n'ukuntu yicaga akazi ngo ari kumuha amata. Nyuma y'igihe gito, umuyobozi w'uruganda yamuhamagaye mu biro amubwira amagambo make ariko asobanutse ati, dukeneye amahoro mu kazi. Umwana wawe atera induru cyane, kandi ibyo uri kuvugaho ntibudufasha nk'uruganda, ndetse si byiza ko nkoresha umugore ufite umwana. Utuma ducikamo ibice, ugasanga bamwe barahanganye bazira kugushyigikira cyangwa kutagushyigikira. Rimwe na rimwe ukererwa akazi kandi ugasaba impushya ngo umwana ntameze neza. Ukwiriye kuba ugiye kwita ku mwana kandi ugatanga amahoro mu ruganda rwanjye. Yaramaze kumwirukana. Rami yasohotse aho hantu umutwe uremereye, atazi aho ajya, atazi n'icyo yakora. Akazi kari byose kuri we kuko kagiraga uruhare mu kumufasha kubaho no kwitunga, ndetse niko kari kumufasha kwita kuri uwo mwana. Kari gahagaze burundu. Ibyo byabaye hashize amezi 2 afashe uwo mwana. Bari baramwihanganiye ariko bumvaga ngo bamaze kurambirwa. Yagerageje gushakira akazi ahandi, agenda agasaba mu ngo zitandukanye no mu maduka, mu zindi nganda, ariko aho yageraga hose bamubwiraga ko batamuha akazi kandi afite umwana muto w'uruhinja. Yagiye mu rugo iwe amara amezi 4 yose ari kwita kuri uwo mwana, asaba akazi ahantu hose. Ayo mezi 4 yari yiyongereye kuri ya yandi 2 yari yaramaze atarirukanwa mu kazi. Umwana yaragize amezi 6. Ayo yazigamye yose yashize atarabona kandi kazi, kwishyura inzu abona bizamunanira. Abona ko nakomeza gutinda no kurya ahubwo bizamugora. Yaje gufata icyemezo cyo gusubira iwabo mu cyaro, yizeye ko ababyeyi bazamwakira, bakamwumva, bakamufasha gutangira ubuzima bushya, ndetse bakamushimira cyane ko yagize umutima wo gutabara ku kana k'agahungu. Ariko siko byagenze. Akihagera, mbere yuko anasobanura neza ibyabaye, batangiye kumubaza impamvu yandaritse akaba agarutse afite umwana. Yajyaga bahamagara bakamukupa ntamenye impamvu. Yagerageje gusobanura uko byagenze ariko ntibabyumva. Yababwiye ko yabuze akazi, ko ubuzima bumugoye, ariko nabyo ntibabyumva. Inkuru yari yarageze mu cyaro, bayihindura uko bashatse. Inkuru y'ibyabaye ntiyatinze kugera muri icyo cyaro cy'iwabo warameye, ijyanywe n'undi mukobwa muri izo karitsiye wiberaga mu mujyi, akaza kumenya amakuru ye, ayabwiwe na Rameye ubwo wamusabaga ko yamushakira akazi. Ariko uwo mukobwa ntiyayihagejeje ukwire, ahubwo yarayihinduye, ayihindura mu magambo, n'abantu bayumvaga bayivuga uko babyumva. Hari abavuga ko Rameye ari we wabyaye uwo mwana akaza kubeshya ko atari uwe, abandi bakavuga ko nawe yiyandarikaga kubwo nyine iyo nshuti ye bayiteye inda nawe nyine ari umusambanyi, ndetse ko ashobora no kuba yaragize uruhare mu gutuma Amina ata umwana muri tuwarete. Bamwe baravugaga bati buriya wasanga baragerageje kumutamo bombi, baragiye inama bakamujugunya muri uwo musarani, hanyuma nyine icyaha ntikimufate, kigafata uwabyaye agahita amukorera umwana. Inkuru barayivangavanze, barayikabiriza, igera iwabo bisa n'aho ari igisebo gikomeye ku muryango wabo. Niyo mpamvu cyagera ababyeyi be batigeze bategereza ko basobanurira neza uko byagenze. Bari baramaze kumva ibyabo bishingiye ku byo bari barabwiwe n'abandi. Ibyo byatumye bamwakira nabi, bamubonamo umuntu wabakojeje isoni aho kumubona nk'umuntu wakoze igikorwa cyo gutabara ubuzima bw'umwana. Nta n'umwe wamuhaye umwanya wo gusobanura ukuri kwe, kuko mu mitima yabo bari baramaze kumucira urubanza mbere y'uko anagera mu rugo. Nyina amubwiye amagambo yamuciye intege kurusha ayandi yose ati, uwitandukanyije n'abantu wigira icyohe, none uri kudukurura ibindi bibazo hano. Se nawe ntiyigeze amwunganira, yaramurebye gusa mwima ijambo. Byarangiye bamubwiye ko niba ashaka kuhaba azibeshaho wenyine. Bamuhaye akazu kari inyuma y'urugo mu gikoni, bamuha icyumba kimwe gito kitageraga igikoresho na kimwe, bamubwira ko ari hazajya aba, kandi ko batazamufasha mu kubona ibiribwa cyangwa ibindi bintu byose, kubwo azashaka icyo akora akibeshaho niba ari intwari koko. Yemeye kuba hatyo kuko nta handi yari afite ho kujya. Uwo mwana yari yaratabaye, yari yaramubereye inshingano nshya. Yamwitagaho nk'umubyeyi nyakuri nubwo atari uwe, ariko ubuzima bwari bugoye cyane. Nta kazi, nta mfashanyo, nta n'umuntu arumwitayeho. Gusa mu mizo ya mbere yagiriwe neza n'abaturanyi, haba umwe wakamishaga umwemerera kumuha amata yo guha umwana kuko atamwonsaga, bakamuha n'uturaka, ariko umuryango uza gushwana n'iwabo warameye, babaziza ko bari kumwitaho, ko bakwiriye kumureka umwana yaba atari uwe koko, akamujyana iwabo wa Amina, ubwo akajya kwa nyirakuru. Gusa ntibari bafite amakuru ko Amina nta babyeyi yagiraga.
Aho bitaga kuri Rameye banze kwiteranya baramureka, ntibongera kumuha amata, ntibongera kumuha n'akazi. Iminsi yagiye ishira, ubukene burushaho kumwica. Yageragezaga gukora uturimo two mu rugo nko kuvomera abantu amazi cyangwa gukora amasuku, ariko amafaranga yabonaga ntiyashoboraga gukuramo ibikenewe byose, kandi ntiyabonaga akazi buri munsi. Ibyo byose byamugejeje ku rwego rwo gucika intege burundu. Inzara yamuteraga umuruho, ubuzima bukamubera umutwaro. Nibwo yatangiye kujya ku isoko aho abantu benshi bahurira, yizeye ko ari icyo yabona cyamufasha kuramuka undi munsi. Yageragezaga gusaba akazi ko gutwara imizigo, ko gusukura aho abacuruzi bakorera, ariko akenshi bakamwirukana kubera umwana cyangwa bakamwishyura make cyane. Iyo yagiraga amahirwe, yabonaga nk'umuntu afasha kwandika imyenda yo gucuruza cyangwa se gukura ibintu mu mifuka babidandaza nyine kugira ngo abakiriya baze kubibona byoroshye. Kuri uwo munsi rero, inzara imaze kumurenga, umwana rero ubudahagarara, nta kindi gisubizo yabonye uretse gufata icyemezo cyamugejeje kuri ako kaga kose. Yegera aho bacururiza imbuto, abona imineke, maze umutima umubwira ko agomba gufataho umwe gusa akaba umwana kugira ngo adapfa yishwe n'inzara, kuko wari umunsi wa kabiri aza mu isoko gusaba akazi akakabura. Nibwo ubuzima bwe bwahindukiye aho rero, abandi bakamubona nk'umujura wabimenyereye, maze bagatangira kumukubita nk'aho nta gaciro afite, batazi amateka yaramugejeje aho hose. Dina amaze kumva inkuru ya Rameye yose uko yakabaye, ntiyahise avuga amagambo menshi. Yamufashije guhaguruka buhoro, amuteruza umwana, amushyira mu modoka ye. Rameye yabanje gutinyamo, aramubaza ati none se tujyanye hehe? Ijwi rye ryari ririmo ubwoba. Dina yaramusubije ati ntutinye. Yamujyanye mu ivuriro ryari hafi aho, bamwitaho, ibikomere yari afite ku mubiri kubera gukubitwa barabipfuka. Abaganga batunguwe no kubona ukuntu yari yakubiswe, ariko Dino ntiyigera abaha umwanya wo kumucira urubanza ngo bamubaze byinshi. Yabishyuriye amafaranga, aranategereza kugeza barangije kubitaho. Nyuma yaho yamujyanye mu nzu ye nanone. Yamuhaye amazi ashyushye ngo akarabe, ahamagara abantu b'abacuruzi bazana imyenda iwe. Rameye yihitiramo imyenda isukuye ndetse atoranyiriza n'umwana imyambaro mishya. Dino yicaye hafi ya Rameye aramubwira ati nshaka ko uguma hano by'igihe gito kugeza igihe uzaba umaze kwiyumva neza ukabona aho werekeza. Rameye yahise aceceka, umutima we wuzura gushidikanya. Yari atamenyereye kwakirwa gutyo nta kiguzi, nta n'impamvu isobanutse iri inyuma yabyo. Nyuma y'akanya aramubwira ati oya, sinakwihanganira kukubera umutwaro. Nari nsanzwe mbayeho ndasubira iwacu. Ariko Dino yazunguje umutwe amwereka ko atemeranya nawe. Yaramwegera amubwiza ukuri ati niba koko ushaka gutangira ubuzima bushya, ntusubire iwanyu kuko ntacyo bakumariye kuri uyu munsi. Kuba waba uri hano si umutwaro. Rameye yaracecetse, ari umwana uri iruhande rw'amutekerezaho, yibuka ukuntu yaramubuze kubera inzara hakabura gato. Yari azi neza ko gusubira inyuma byari kumusubiza mu buzima bwari bumaze kumurenga. Nubwo byamugoye kubyemera, yemeye kugerageza kuguma aho ngaho by'agateganyo ngo arebe aho byerekeza. Ku munsi wakurikiyeho, Rameye ntiyicaye gusa nk'umushyitsi. Yabyutse kare, asukura aho yari aryamye, ajya mu gikoni atangira kureba uko yateka agakoma. Yateguye amafunguro yoroheje ndetse anita ku mwana we nk'uko arasanzwe abigenza. Dina amaze kubibona byaramunejeje, yishimira ko Rameye atari umuntu wicara ategereje gufashwa gusa, ahubwo nawe akaba umuntu ushaka kugira uruhare mu bimukorerwa. Byatumye umudamu wazaga guteka bamuhaye akaruhuko k'igihe gito. Dino yakomeje gahunda ze zisanzwe. Buri gitondo yiteguraga akazi, akambara neza, agasohoka yerekeza mu kigo yakoreraga. Yari umuyobozi mu kigo gikomeye cy'ubucuruzi bw'imodoka n'ibikoresho byazo, aho yinjizaga amafaranga menshi. Yasigaga Rameye mu rugo, ariko noneho umutima we ukagira ituze rito, azi neza ko hari umuntu uri mu nzu ye nubwo batari basanzwe baziranye cyane. Ku mugoroba yaratahaga agasanga ibintu byahindutse gato, urugo rufite isuku, amafunguro ateguye neza, utuntu twose turi ku murongo. Nta magambo menshi bavuganaga. Mu minsi yakurikiyeho, Dino yakomeje kumwitaho bitarimo amagambo menshi. Rameye yatangiye guhinduka buhoro buhoro. Isura ye yatangiye kugarura ubwiza budasanzwe bwe, bwari bwarahishwe n'umubabaro n'inzara. Yari mwiza mu buryo butangaje, afite umutima mwiza, ariko ari umuntu utuje atavuga byinshi. Yagiraga isoni, akirinda kwegera Dino cyane, yumva ko atari ku rwego rwe. Nubwo Dino yatangiye kumwiyumvamo, nawe ntiyigeze abyihutisha ngo agendere ku marangamutima yari ari kumugirira. Hari igihe atahaga akareba ubwiza Rameye yarasigaye afite, uruhu rwe rukeye, amaso yarabaye umweru, yambaye neza, anateye neza, akumva amutekerejeho cyane yagira icyo amubwira. Babaga bari kuganira, Rameye akavugana ikinyabupfura cyinshi cyane yamwubashye, ku buryo Dino yumvaga umutima ugiye mu yindi si. Yarabimuhishaga, akagerageza kubyikuramo ngo amwereke ko atari kumutekerezaho birenze ibikenewe, ariko waba atari kumwe yagiye mu kazi, akirirwa amutekerezaho cyane. Se warotaga amasaha ageze agataha yihuta cyane akongera akamwirebera. Yakomezaga kubihisha uko yamwiyumvagamo, akaba abishyize ku ruhande, agakomeza kumwitaho nk'umuntu ushaka kumufasha kubaho neza nta kindi agamije. Rameye nawe hari igihe yumvaga umutima uhindutse yabaga ari kumwe na Dino, ariko yahitaga abyirinda.
yibwiraga ko bidashoboka. Yari afite umwana nubwo atari uwe, afite amateka akomeye, kandi yibwira neza ko abantu nka Dino batakundana n'abantu nka we. Rami yamaze iminsi mike ameze neza, ari nimugoroba yabwiye Dino ati ndashimira cyane ibyo mwankoreye, sinzi uko nabisobanura, ariko ndumva nshaka kongera kwibeshaho. Dino yamwitegereje atuje aramubaza ati ushaka gukora iki? Rami yahise amusubiza adatinze ati nifuza gutangira ubucuruzi buciriritse, wenda ngacuruza imbuto cyangwa imboga, ngacuruza ibiribwa ku isoko. Nzi kubikora, nanabyitoza nkabimenya, kandi byamfasha kwitunga no kwita kuri uyu mwana, nkareka gukomeza kukubera umutwaro. Ubundi se nazakomeza kuba hano kugeza ryari? Dino ntiyazuyaje, yahise amubwira ati niba ari cyo ushaka nzagufasha utangire neza. Mu minsi yakurikiyeho yamuhaye igishoro gihagije, amufasha kubona aho yakorera ndetse anamugurira ibikoresho by'ibanze. Rami yahisemo gutangira gucuruza imbuto n'imboga ku isoko rito ryari riri hafi aho. Muri iyo nzu yabagamo acururiza mu cyumba kimwe cy'imbere, yanongeyemo guteka utuntu duto two kurya nk'amandazi, ibijumba bitetse mu buto n'ibindi yagurishaga ku bantu babaga bavuye mu kazi. Uko iminsi yagendaga ishira, ubucuruzi bwe bwatangiye gutera imbere buhoro buhoro. Abantu bakundaga uko yakiraga abakiriya, uko yavugaga neza, ndetse n'isoko y'ibyo yagurishaga. Yinjizaga amafaranga make ariko ahagije mu kumutunga no kwita ku mwana, ndetse akishyura inzu nta wundi bufasha yatse Dino. Ku rundi ruhande, Dino yatangiye kumva ubuzima bwe burimo icyoho. Iyo atahaga nimugoroba ntiyasanganirwaga na Rami nk'uko byari bisanzwe. Umudamu wamutekeraga yarazaga agakora amasuku, agateka, akamushyira ibiryo mu kabati, agafunga akigendera. Yahagera akihamagara akiyikiriza. Yagerageje kubyihanganira iminsi mike ariko ntibyamushobokera. Yatangiye kujya ajya kureba Rami aho yakoreraga. Mu ntangiriro yajyaga yigize nk'aho agiye kureba uko ubuzima bwe buhagaze. Yamugeragaho akamubaza ati ubucuruzi buri kugenda se? Rami akamusubiza yishimye, amwereka ko ibintu biri kugenda neza buhoro buhoro. Ariko uko yagendaga amubona kenshi ari gukora, asekera abakiriya, yitaye ku mwana, ari mu buzima bwe bwiyubashye, niko yarushagaho kumwiyumvamo. Ntiyari akimubona nk'umukobwa yafashije gusa, ahubwo amubonagamo umukobwa ufite agaciro, ufite umutima ukomeye kandi mwiza mu buryo burenze ubw'inyuma. Umunsi umwe amaze igihe kinini abitekerezaho, yasanze atagishoboye kubihisha. Yagiye aho yacururizaga nimugoroba, igihe yarasoje akazi abantu bagabanutse. Yamuhamagaye mu ijwi rituje ati Rami, nagerageje kubihisha, gerageza kubyirengagiza ariko byanze. Rami yatangiye kumva agizemo ubwoba, ataragira icyo avuga. Dino ahita akomeza ati ndagukunda, si impuhwe nakugiriye, si nuko nakugiriye neza, ndagukunda wowe ubwawe. Rami yagerageje kuvuga ariko amagambo arabura. Yari yarabyanze mu mutima we, yarabyikuyemo, yibwira ko bitashoboka ko abantu nka Dino batakundana n'abantu nka we. Ariko uwo munsi umutima we wanze kumwumvira. Amaso yarahindutse, umutima we utera cyane, amarangamutima aramurenga. Yaramaze igihe gihagije yirinda no kubigaragaza, ariko noneho byari bigoye kwifata. Yarebye Dino gusa ntiyahita amusubiza. Dino yaramubwiye ati si ngombwa ko nsubiza, gusa ngiye kubihisha byari byanze. Rami yakomeje guceceka, azenga amarira mu maso. Yahise amuhobera amutunguye, yitsa imitima, nabwo ntiyagira icyo avuga. Dino nawe yazenze amarira mu maso, akomeza kumuhobera amugondereye. Rami yaramubwiye ati mbabarira ugende, tuzasubira. Dino yarabyubashye aragenda. Mu ijoro ry'uwo munsi Rami ntiyasinziriye na gato. Yaryamye atekereza amagambo Dino yari yamubwiye, yibuka aho yavuye, ubuzima yabayemo, ko yanzwe n'umuryango we bwite, uko yakubiswe ku isoko, uko yarageze ku rwego rwo kwiba umuneke ngo arokore umwana. Yibaza niba koko akwiriye gukundwa n'umuntu nka Dino. Bukeye Dino yaje kumunyuraho mbere yo kujya mu kazi nk'uko arasanzwe abigenza. Yari azi ko urukundo nyarwo rutihutishwa. Rami yarongera amubaza ati kuko urankunda? Yamusubije mu ijwi rituje ati sinifuza ko wihutira kumbwira ngo urankunda, ndashaka kubitekerezaho neza kuko ibyo njye niyumvamo nzi ko ari ukuri. Abantu batangiye kubona Dino ajya ku isoko kenshi aho Rami yakoreraga. Mu ntangiriro byari amagambo make ariko bidatinze byahindutse inkuru yo gukwirakwizwa. Abantu batangiye kuvuga bati uriya mukire koko arimo gukundana n'umugore wo ku isoko. Abandi bati si wa mukobwa wigeze gufatwa yibye umuneke. Hari n'abongoreranaga bati kandi afite n'umwana, ubu se yabuze undi mukobwa mwiza yakunda, ukuntu abakobwa bamukunda di. Ayo magambo yatangiye kugera kuri Rami, nubwo yari yaramenyereye kubwirwa nabi, noneho byari bitandukanye, byari bifitanye isano na Dino. Yumvaga nawe ari kumwangiriza izina. Ku rundi ruhande inkuru yageze no mu muryango wa Dino. Umunsi umwe Dino yahamagajwe n'ababyeyi be. Yagiyeyo bamwakira mu buryo butari busanzwe. Nyina yahise amubwira ati twumvise ibintu bitari byiza kuri wowe. Se nawe yaramwitegereje aravuga ati ese nibyo koko
uri kumarana igihe n'umugore wo ku isoko ufite umwana? Umuntu bavuga ko afite umwana se yihakanye? Dino nawe ntiyabihakanye, yaratuje arabasubiza ati yitwa Rameye, kandi ibyo muvuga byose ntabwo ari ukuri, ni umuntu mwiza cyane. Nyina yahise amuca mu ijambo avuga yisetsa ati umuntu mwiza, umukobwa ufite umwana, uwo niwe ugiye kuba umugore wawe koko? Umuryango we ntiwigeze wemera na gato igitekerezo cy'uko Dino yakundana na Rameye. Bamubonagamo umuntu utari ku rwego rwabo, ndetse no kugira umwana kwe bakumva ari ikibazo gikomeye kuri bo. Rameye nawe amaze kumenya ibyo yarushaho kwisubiraho, yatangiye kwirinda Dino kurushaho. Iyo yazaga kumureba ntiyatumaga bavugana igihe kinini. Hari n'igihe amubwiraga ati birashoboka ko ibyo uri gukora bitari byo, abantu nkawe bagira ubuzima butandukanye n'ubwanjye, uru rukundo sinjya ndwizera. Ariko Dino ntiyigeze asubira inyuma, yaramurebaga akamubwira ati ntabwo ndi kureba ibyo abandi bavuga, ndi kureba wowe, kandi ibyo mbona muri wowe sinshaka kureka kubibona, ahubwo mbabarira umbwire niba unyiyumvamo, kuko ndambiwe gutegereza kumbwira ko nkunda. Rameye ati ndagukunda, ariko uru rukundo ntirwashoboka. Dino ati kuba nkunda birahagije, ibindi byo wikwigora ubitekerezaho. Mu gihe Rameye na Dino bari bakiri mu rujoro rw'amarangamutima n'igitutu cy'amagambo y'abantu n'umuryango baba bavugagaho, umunsi umwe ari mu gitondo cya kare nk'uko byari bisanzwe, Rameye ari ku isoko arimo kugurisha imbuto ze, yabonye umukobwa wazaga aturutse mu bantu aza buhoro buhoro, asa nk'ufite intege nke ariko yaganaga aho ngaho. Yahagaze kure gato yitegereza Rameye n'umwana, akomeza kuza basatira. Yabarebye igihe kirekire atavuga, abagezeho Rameye aramubona, nawe ntiyamwitaho cyane, yibwira ko ari umukiriya usanzwe. Mu gihe Rameye yararebye hirya aho umwana yari yicaye, yumvise ijwi rimuhamagara ngo Rameye. Rameye yarahindukiye atungurwa no kumva uwo muntu azi izina rye. Yamwitegereje neza, umutima we utangira gutera cyane. Yari ya nshuti ye Mina, nyina w'uwo mwana. Rameye ahagarara, imboni ze ziraguka, amagambo arabura. Yatekerezaga ko akiri muri gereza, ariko yarahagaze imbere ye. Mina yakomeje kumureba, amarira atangira kumuzenga mu maso. Yarebye umwana uri hafi aho, aravuga ati ni we sibyo? Rameye yegereye umwana gato nk'uri kumurinda, ahita amufata. Umutima wari uvuye mu gitereko, yari azi neza icyo Mina ashaka. Mina yahise avuga mu ijwi rikomeye ati wimukoraho, nje kumufata, ni umwana wanjye. Rameye yaramurebye araseka ati kumufata nyuma y'iki gihe cyose? Mina yahise atangira gusobanura, avuga ko yafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu, ko amaze igihe atekereza ku mwana we, ko ashaka gutangira ubuzima bushya kandi ko ashaka gusubirana n'umwana we. Yavugaga arira, asaba imbabazi, yemera amakosa yakoze. Ariko kuri Rameye byari nko gushima ibuye, nta kintu yumvaga, byari bigoye kubyumva. Yibukaga neza umunsi uwo mwana ajugunywa mu musarani. Yibutse uko yamukuye, uko yamwitayeho, uko yamureze nk'uwe, n'uko yamurwaniriye mu buzima bukomeye. Aramubwira ati uyu mwana si uwundi muntu, ni uwanjye, ni ubuzima bwanjye, ni umutima wanjye. Sinamuguha uko waba umeze kose, uko waba arahindutse kose. Nubwo wafata umutima wawe w'umutuku ukawoza ukawuhindura umweru, rwose njyewe sinabyemera, ntabwo namuguha. Rameye yazamuye ijwi avugana agahinda ati ubu nibwo umwibutsa koko? Igihe washakaga kumwica ntiwari uzi ko ari uwawe? Ntiwari uzi ko uzamukenera? Abantu bari ku isoko batangiye kwegerana, bumva impaka zari zirimo kuba. Inkuru yatangiye gukwirakwira aho hantu ako kanya. Mina yaravuze ati nakoze amakosa, ariko ndi nyina, mfite uburenganzira bwo kumurera, mfite uburenganzira ku mwana wanjye. Rameye amureba mu maso avuga nanone amuseka ati nanjye mfite uburenganzira bwo kumurinda. Ngo ufite uburenganzira ku mwana wawe? Wahe waramureze? Kubyara gusa wabyaye nk'inzoka. Inzoka n'ibyara igashaka kujugunya abana, ariko iyo ntabwo ibica, urutwa nayo. Namubereye umubyeyi igihe yarakeneye umuntu wo kumwitaho kuva avutse kugera ubu yujuje imyaka 2 n'igice. Icyo gihe cyose niho wari uhari, none uri kuza ngo ushaka umwana wawe, byanditse hehe? Uyu mwana azi ko ari njye nyina, kandi nzakomeza kumubera nyina. Iyo ntambara ntiyari yoroshye. Dino nawe yaje kumenya ibyabaye kuko byaratinze. Yihutiye kujya ku isoko, asanga abantu benshi bakihahagaze. Rameye arimo kuvugana na Mina, amagambo yashyushye cyane byakomeye. Yahise ashyira ukuboko ku rutugu rwa Rameye amwereka ko atari wenyine. Abantu basakurije Mina bamusaba kuva mu isoko cyangwa bakamuhondagura. Bose bahise bagirira impuhwe Rameye kuko burya umwana atari n'uwe. Nibwo bari babimenye ko yamwibiraga wa muneke ataranamubyaye. Urukundo rwa Dino na Rameye rwari rumaze gufata indi ntera, kandi uwo mwana bamukundaga bombi, bumva batanakwemera kumurekura. Ariko nk'uko bisanzwe, aho urumuri rwinshi ruri ni igicucu kigaragara cyane. Mu minsi yakurikiyeho ikibazo cya Mina cyarushijeho gukomera. Nubwo kuri uwo munsi yari atashye agahita agenda ngo batanamukubita, yakomeje kugaruka kenshi aho ngaho ku isoko, rimwe na rimwe akazazanye n'abantu bazi amategeko, agaragaza ko afite uburenganzira bwo gusubirana umwana we. Rameye yatangiye kubaho mu bwoba bwinshi. Buri munsi yibazaga niba uwo mwana azamuvana mu maboko ye.
Iyo yaryamaga nijoro yaryamaga amufashe nk'uri kumurinda, nk'uri gutinya ko atazongera kumubona. Uwo mwana nawe nubwo yari muto yatangiye kumenya ko hari ikibazo. Yari yaramenyereye Rame nk'umubyeyi we wenyine, nta kindi kintu yari azi. Yaramuhoberaga akamugundira, Rame akavuga ati byanga bikunda n'umwana yamenye ko agiye kuncika. Ku rundi ruhande Dino ntiyari atuje. Yabonaga ububabare bwa Rame akumva ari we buriho. Yumvaga bidashoboka ko umuntu witanze atyo yakwambura ubwo yaruhiye. Ariko nanone yari azi ko amategeko ashobora kureba no ku wabyaye umwana. Umunsi umwe yafashe icyemezo gikomeye. Yavuganye n'abantu bazi amategeko neza, abasobanurira inkuru yose uko yagenze, bamuha ibitekerezo. Nyuma y'igihe gito ikibazo cyashyizwe imbere y'inzego zibishinzwe. Ku munsi w'urubanza Rame yari afite ubwoba bwinshi. Yari yicaye acecetse afashe umwana ku bibero bye. Mina nawe yari ahari asa n'ufite icyizere gike ariko anafite isoni. Dino yari iruhande rwa Rame amuhumuriza amwereka ko bari kumwe. Rame yageze igihe asobanura byose ntacyo asize inyuma. Abatangabuhamya nabo bari bahari barabyemeje. Hari abari bazi uko byagenze, abandi bazi uko Rame yabayeho arwana no kurera umwana. Igitangaje ni uko n'ababyeyi ba Rame baje bakavuga ukuntu bamutereranye rwose, ukuntu yagowe yita kuri uwo mwana, bazi ko ari uwe, bazi ko nyine ari ibinyoma yahimbye. Rame yarabisobanuye, hanyuma Mina nawe ahabwa ijambo. Yavuze arira, yemera amakosa yakoze, avuga ko icyo gihe amujugunya atari ari gutekereza neza, ko yicuza cyane, ko ashaka kongera kuba umubyeyi. Nyuma yo gusuzuma neza hafashwe umwanzuro. Urukiko rwemeje ko nubwo ari nyina w'umwana, ibikorwa yakoze byari bikomeye cyane ku buryo bitamwemereraga guhita amusubirana ako kanya. Byongeye harebwe ku buzima umwana yarabayemo, bareba ku rukundo yahabwaga, uburere n'umutekano byose Rame yamuhaga, bafata icyemezo ko agumana nawe. Gusa bavuze ko umwana nakura kumva ashaka kujya kubana na mama we bwite azagenda bakabana, ariko mu gihe azashaka kugumana na Rame bakagumana. Rame yemejwe nk'umubyeyi uzakomeza kurera, naho nyina yemererwa kujya amusura no gukurikirana ubuzima bwe. Rame yarize amarira menshi y'ibyishimo uwo munsi. Dino yaramurebye amufata ukuboko aramubwira ati wararwanye urugamba, urwana intambara zikomeye, ariko zose urazitsinze. Nyuma y'iyo ntambara n'ibyo byose umuryango wa Dino nawe watangiye guhindura imyumvire. Babonye ukuri kose babona uwo Rame ari we by'ukuri. Iwabo wa Rame wabishwe n'ikimwaro kuko ukuri kwari kugiye ahagaragara. Abantu bose ntibari bakimubona nka mbere, ahubwo bamubonye nk'umukobwa ufite umutima ukomeye, ufite urukundo rurenze urw'abandi bantu benshi. Nubwo bitahise byoroha ako kanya, batangiye kumwakira buhoro buhoro. Igihe cyarageze Dino yongera kwegera Rame, none aramubwira ati Rame, nanyuze muri byinshi kugira ngo menye neza ko ibyo niyumvamo ari ukuri kuri wowe, ariko aho bigeze nshaka kubana nawe. Si uyu munsi gusa nshaka ko tubana, nshaka ko tuba turi kumwe gutya, ahubwo nshaka ko tubana ubuzima bwanjye bwose, ukaba witwa umugore wanjye. Ese wabyemera tukazabana? Nshaka kuba papa w'uyu mwana, nkaba n'umugabo wawe iteka. Mbabarira niba bikurimo binyemerere. Rame yaracecetse, amarira bari yatanga igisubizo. Yarebye uwo mwana yongera kureba Dino, uwo munsi ntiyongera gutinya. Yikuyemo ubwoba agerageza kugabanya ikiniga, aramubwira ati ubu noneho nta kindi kintu nkiri guhunga. Barahoberanye bisa nkaho bahuje umutima ku wundi. Nyuma y'igihe gito bakoze ubukwe bwiza cyane bukomeye. Abantu batigeze babyemera mbere benshi baje kubashyigikira, harimo n'ababyeyi babo na nyina w'umwana ari we Mina, kuko nyuma yaho yari yarigeze akiyakira akemera ko ubwo umwana azagumana na Rame, cyane ko yageze akiyumvisha uko yarwanya intambara nyinshi ngo amurwaneho umwana abeho. Dino ntiyabaye umugabo wa Rame gusa, ahubwo yabaye umubyeyi wita ku mwana utari uwe. Uwo mwana bikimenyetso cy'uko ari watumye Rame yakubitwa, Dino akamutabara, Rame bikamugeza ku rukundo rwamuhinduriye ubuzima. Dino nawe byamugejeje ku rukundo nyakuri, ku mukobwa ushoboye wavuye mu mugore w'intangarugero. Wowe tugiranye ku musozo, ndagira ngo nkwibutse ko urukundo nyarwo rutareba aho wavuye, ahubwo ko rureba aho ushobora kugera, kandi rukareba aho mwagera mwembi mufatanyije. Nibigufashije se, kuki utabitubwira muri komenti? Waduha na like cyangwa ugakora kuri subscribe mu gihe waba utarabikora. Naho mu zindi nkuru ntizizagucike.